welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Ikaze rero nakiriye wowe ugeze hano bwa mbere, nakiriye wowe usanzwe hano. I'm glad ko muri hano rwose, ntewishima namwe. Can thank you for your support. Ndabibona cyane Imana y'amahoro igibaha umugisha. Nitwa Patience. Wowe witwa nde? Ya rero ndagushimiye wowe uri kumwe nanjye, ndagushimiye wowe urimo kora video yanjye. Don't miss this conversation. Cyongereza mwumva ko cyangwa kiraza. Uyu munsi rero tukiganira kuri topic. Banamwe ntabwo turi buyumve kimwe, abandi turayumva kimwe bitewe nuko buri wese atekereza, ariko ni ibintu bibaho kandi biri nomo. Ibi bintu ndashaka ko tubiganiraho. Ready? Hanyuma rero bino birareba abantu bari muri relationship, haba fiance, husband and wife, girlfriend and boyfriend. Cyane wenda abo umugabo n'umugore bo kozi baba barabicemo already, ariko nabyo bishobora kuzamo hagati yabyo. Content yanjye rimeze gute uyu munsi, nifuza ko twaganiraho. Ukundanye n'umuhungu igihe kitari gito, kandi uramukunda pe, nawe aragukunda pe, nta numwe ubeshya undi, ntimubeshyanye. Igihe kirageze akweretse inshuti ze, igihe kirageze umweretse inshuti zawe, inshuti zibe zimenye ko ari umukopine wawe, nabo bamenye ko uri umukopine we. Hanyuma inshuti zimaze kubimenya, abantu bose nyine babizi ko mukundana, ku buryo umuco bavuga ati bari abana barakundana pe. Mufashe umwanzuro wo kubigeza mu mafamiye. Mu kubigeza muri famiye, umuhungu akujyanye iwabo ukwerekana. Iwabo barakurebye, barishima, bashiki be barishima, baterwa ishema nuko umuhungu wabo ateye intambwe. Hageze igihe nawe umujyanye iwanyu. Maze kumujyana iwanyu barabakire nk'ibisanzwe. Umuhango urarangira wo kubakira, ibyo muvuga murabivuga, murerekana, mubwira turakundana, ibiki igihe cyo gutaha kirageze. Hanyuma icyo gihe cyo gutaha kigeze, ugarutse mu rugo barakubwira ngo icara tuganire. Mu by'ukuri ibyo bakuganirije, bakubwiye ko badakeneye uriya musore, mutajyanye, mudahuye. Nyine muri make bakubwira ko badakeneye uriya musore, kandi mu by'ukuri umusore uramukunda, nawe urabizi ko agukunda atakubeshya. Murakundana muri make. Iwanyu barabyanze bose, ariko twibuke ko waba umusore barabyemeye. Hanyuma uhamagaye umusore, kako umusore expectingaga ko mugomba guhita mutangira process zo gukora ubukwe. Ubwiye umusore yuko iwanyu babyanze. Umusore arakubwira ati amahitamo na yawe. Niba wemera ko tubana wirengagije bya famiye, niba wemera kugendera ku cyifuzo cyo mu rugo iwanyu, amahitamo na yawe. Take your time. Shaka kubabaza, we mukobwa cyangwa se umuhungu uri buze kubona iyi video, wakurikiza ubusabe bw'iwanyu mu rugo kwa mama wawe, kwa papa wawe, aho uvuka nyine, wakurikiza ubwo busabe ukarikwa umusore, cyangwa se wasanga umusore wawe? Wasanga umusore cyangwa wakurikiza ibyo iwanyu bashaka? Ni ikibazo. Tubanze dutekereze neza, wibuke ko umusore amukunda. Harimo types zimeze gutya.
ushobora gukurikiza iwanyu ugasanga wibujije amahirwe yo gukunda hano umuntu aribye gukunda ushobora gukurikiza wa musore ugasanga nawe nyuma araguhindutse kandi mwarakundanaga we wahitamo kuri njyewe ko mbitekereza kundo naho rujya kandi iyo ukunze ugukunda yaguhemukira nyuma icyo ntabwo kiba ari ikibazo cyawe uba warakoze wowe ibyo ukora kuri njye nkanjye suggestion nafata ntitaye ku cyari cyo cyose nakunda umuhungu umugiye kuntera amabuye ngo umuhungu mwamenyanye mukuze twamenyanye dukuze I know ariko so uzaguma iwanyu ariko so uzemera nyine gushakirwa n'iwanyu kubera ko impamvu nahitamo wa wundi tuziranye kuri byinshi nakunda wa wundi banze ntago nagendera ku cyifuzo cyo mu rugo rukundo ruravuna my friend rukundo ruravuna mugiye kuntera amabuye hari abari buvuga ngo nge nakurikiza iwacu ngo nakuri alo wakurikiza iwanyu okay wenda buri wese aravuga uko abyumva pe buri wese yavuga uko abyumva aravuga uko atekereza muri comment ariko nkanjye ko mba nzi ko umusore atambeshya ko mba nzi ko umusore twaruhanye ko mba nzi ko umusore nta hantu yankinze nahitamo umusore muri ubwo bukene tukabukomezanya cyangwa se icyo ari cyo cyose baba bamuziza kubera ko ejo cyangwa ejo bundi nirukiye kuri bya bindi bambwiye mu rugo nshobora gukanura amaso alo cyane niko ngiye mbyumva nkanjye bamasayira namwe murambwira uko mubyumva tayitiragira ate ese wakanga umusore mukunda n'ubizi ko agukunda kubera ko iwanyu batamukunze wakanga umusore kuko iwanyu batamushaka cyangwa wakemera ukajyana na wa musore mukabana n'ubwo iwanyu batamushaka wakemera ukabana n'umusore n'ubwo iwanyu batamushaka wareka umusore ukamwihorera ukaguma ku gitekerezo cy'iwanyu kuko iwanyu batamushatse kugira ngo unezeze iwanyu cyangwa wanezeze umutima wawe njye nanezeza umutima wanjye nkabana n'uwo nakunze famiye yanjye rwose ndayikunda ariko iyo tugeze mu kubaka hari ibyo umuntu arenza amaso kubera ko aba ari wowe nyine aba ari wowe uba ugiye kuba undi muntu wundi wowe guys please comment hasi mumbwire uko ntekereza biri wrong wakomeza wakanga umusore mwakundanye kubera ko mu rugo babyanze cyangwa wakomeza gukunda umusore wagukunze kuko wowe umukunda mumbwire hanyuma rero guys ndagushimye wowe wateze amatwi video yose kuva itangiye kugeza irangiye ubwo mumbwire ukuntu mubyumva dusharing ibitekerezo tuzagenda twungurana ibitekerezo tumwe na tumwe kuri experience mfite n'undi nawe iyo yaba afite nakandika hasi tukagenda dusangira ibitekerezo ndabashimiye kwa subscribe tumaze kugira ndabashimiye kuri video mumwe murazireba cyane Imana ibahereze umugisha hanyuma please niba utarakora subscribe nta kintu bisaba na gito n'umwanya muto cyane n'amasegonda mato klikaho ubundi urayikinge ubundi twikomereze twiganirire kandi rwose
nzi neza ko tuzagera kure hashoboka. Ndabashimiye cyane, ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.